Ndabasuje tugarutse mu gice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo rwacu, itangiriro ry'agahinda kanjye. Ku bayikurikiranye mu gice cya mbere mwibuka ko duherukana Kennedy arimo ahamagara Fiona, yamubwiye amagambo akomeye ayo mwese mwari mufitiye amatsiko. Tugiye kuyitangira tuyikomeze, ibuka gukanda subscribe. Iyumvira uko byagenze. Ubwo nibwo namuhamagaye, umutima udiha cyane, nibaza ikintu agiye kunsubiza. Alo, nitwa Kennedy, ni njyewe twahuye wa munsi ukanyemerera ko tuzavugana, nubwo rwose nari mfite ubwoba kuguhamagara ko nzi ko ntazagufatisha, ariko birangiye tuvuganye. Ni ukuri numvaga mfite ubwoba. Mbere ya byose ariko kambanze ngusuhuze. Ese uraho urakomeye? Yes Kennedy, muraho neza? Yego rwose turaho neza. Yewe umbabarire kuba nguhamagaye bwije, ariko nta kundi nari kubigenza. Mu by'ukuri kuva wa munsi nkikubona ntabwo nongeye gusinzira, nubwo kubica ku ruhande byananiye. Reka nemere mbikubwira uko biri, ubyakira uko ubyumva. Ndabizi neza ko ukuze, uraza kunsubiza uko ubyumva. Mu by'ukuri nubwo ntabikubwiye wa munsi, ariko Natasha nagukunze, nubwo ntashobora kubikubwirira kuri telefone uko byiyumva. Byibura reka ngusaba umwanya tuzahure tubiganireho. Ese uzabyemera? Ushose ngo wabuze ibitotsi? Yego ko it's okay, tuzashaka time tuganire, umbwire neza, umbwire uburyo byaje. Nta kibazo, nzaga umwanya tuvugane numve. Ndabashimiye. Ni ukuri reka tuzahure kuko rwose ndabikeneye cyane, kandi ubyumve neza, nubikora uzaba unkoreye ikintu cy'agaciro ntazibagirwa. Nta kibazo, tuzabonana. Ni ukuri murakoze, maze murare neza, tuzongera dusubire uwo munsi twavuganye. Sawa, bye. Bye bye. Nuko twatandukanye. Haciyemo umunsi umwe n'igice nibwo igihe cyacu cyo kubonana cyari kigeze. Ubwo narakarabye, ndeba imyenda myiza nari mfite kurusha iyindi, si ukwikoraho karaka. Nakoze uko nshoboye kose ku buryo agomba kumbonamo umuntu ufite icyizere, ndetse umuhungu uzagira icyo amugezaho mu buzima bwe. Nize amagambo meza yo kuvuga, niga imivugire myiza yo kuvuga, ese niga kwitwara neza ku buryo atagombaga gupfa kunshishamo ijisho mu bintu byose twagombaga kuvuga. Nuko rero turahageze, tuba turahuye. Ndamusuhuza. Uraho neza Fiona? Yes Kennedy, muraho neza? Yego turaho neza rwose. Yampobeye rwose mu bintu ntari nkekaga, noneho so kumukunda numva umutima ugiye nko guturikana ukuri kw'Imana. Mu magambo makeya ntaciye ku ruhande, naramubwiye ati mu by'ukuri naragukunze cyane ku buryo kubisobanura tutari kumwe numvaga biri kungora, kandi numvaga ngenda bikubwira ntaciye ku ruhande nk'uko byari bindimo. Oh Kennedy sha, I'm sorry, gusa warakoze kunyishimira. Nanjye rwose narakwishimiye. Umunsi wa mbere duhura nabonye ukuntu wakomeretse, nkomeza guhangayika nibaza uburyo umerewe. Siwigeze umpamagara uwo munsi, ariko thank you for today kuba twahuye. Ndimo ndabibona warakize, ndabona rwose umeze neza. Gusa kuri ibyo ngibyo mbwiye byo kwanyishimiye, nanjye rwose narakwishimiye, ariko sinzi niba hari ibindi birenze waba ukeneyeho. Kamemu, mu by'ukuri nk'umukobwa mwiza nkawe, haba mu bwiza, haba ukuntu ugenda, uburyo uvuga, atari ibyo byonyine binkuruye. Ubundi rwose buri musore wese yagakwiye kuba afite amahirwe y'uko yakwishimirwa nawe. Ibirenze nkeneye kuri wowe, ese wakwemera tugakundana njye nawe mu by'ukuri ku buryo dushobora kuzarushinga? Kennedy, urihuse cyane, urihuse pe. Aka kanya nibwo tugihura, nibwo tukicarana. First impression twahuye twihuta, none ubu ngubu ngo urukundo what? Ntago bishoboka rwose. Urihuse cyane, gusa nyine nakwishimiye. Njye ndumva ibyiza twaba inshuti bisanzwe, twaba close, wenda ibyo byangombwa bikazaba biza, ariko ubu ngubu babe Kennedy no.
nshobora kuba nihuse cyane, ariko abanyarwanda bivuga neza, burya kari ku mutima gasesekara ku munwa. Ngiye mu by'ukuri rwose umbabarire, nabitekerejeho igihe kinini udahari, ndi mbyifitiye mu mutwe, ariko mu rwego rwo kugira ngo bidakomeza kumbamo iteka, nahisemo kubikubwira ngo nawe byibura ubyumve, wumve niba hari ikintu ushobora kubikoraho. Hari igihe ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko mu by'ukuri nshobora kuguha igihe ukabitekerezaho, kuko n'ubundi urukundo ruba rusaba kugira ngo abantu babiri bose baruzemo, ntago ugomba kwiharira umuntu umwe. Birumvikana nawe nk'umuntu mukuru uzakora igikwiriye. Ni urukundo, ntago ari ibintu nihariyeho njyenyine. Ubwo rero ndakeka nshobora kuguha umwanya ukazabitekerezaho, bibaye ngombwa tukazabikomeza. Gusa nyine nishimiye igisubizo mpaye, bitewe n'ukuntu numvaga icyo urampa gitandukanye n'icyo numvise mu matwi yanjye. Nzavuga ko ari wo munsi mwiza nigeze kugira. Okay Kennedy, let me take my time, tuzavugana nta kibazo, nibiza urukundo ruza gake gake, nimbona uko unyitwaraho nkabona imyitwarire yawe sindakumenya neza, ninkumenya buriya wenda bizaza, sibyo? Yego, uko nizi nanjye ntabwo nishinja ko bishobora kuzakugora mu mibereho yawe. Ndakeka ntabwo uzatinda kubona neza ko mu by'ukuri, nubwo bajya bavuga ngo umusore utirariye ntarongora inkumi nziza, ariko mu by'ukuri nzakomeza kugenda nkora uko nshoboye kose, ku buryo uzakomeza ubona intege nke zanjye, haba inkeya cyangwa se nyinshi, bityo uzaheraho umenya ukuri, ku buryo ngewe nawe tutazaca ku ruhande by'abantu b'iki gihe. Ndatekereza ko ibi ngibi ndi kukubwira ngiye mbikuye ku mutima, atari ibintu ndi gushakisha ahandi. Nizeye neza ko mu by'ukuri hari icyo bizatanga, kandi ndizera pe. Gusa uri umukobwa mwiza kandi nkunda uburyo usubiza. Kennedy, murakoze cyane pe, nanjye nishimiye uburyo wampamagaye. Thanks for this lunch. Gusa nagusaba ko natandukana n'aka kanya nkagenda, mfite akazi kenshi, nari naraje kuri lunch, ariko ndumva wandeka ukambohora nkaba nsubiye mu kazi. Hari ikibazo? Yego rwose, ni ukuri mwakoze cyane, byari iby'agaciro guhura namwe. Ntabwo nshobora kwiyumvisha ukuntu ndimo kwiyumva kubw'igihe cyanyu mwampaye. Ndabashimiye cyane. Murakoze namwe. Bye, ubwo tuzongera duhure niba ubinyemereye. Nizere ko bitazaba kera cyangwa ngo nzategereze ngo mpebe. Oya, naguzaheba. Ubwo birarangiye rero. Nibwo nasigaye umutima utera cyane, ndi kwibaza imico yanjye azabanza kugenzura. Ndavuga nti subu aramutse yumvisha amakuru mabi kuri ngewe, ariko n'ubundi ntago nongeye kwishinja ibindi kubera ko ntayo nagiraga. Umwanya wanjye wose nawumaraga mu kazi, igihe cyose nabaga ndi kumwe n'inshuti zanjye, ariko nabwo dukorana. Mu by'ukuri byari bigoye kugira ngo hagire ahandi hantu ashobora kumbona. Ubwo nta kindi twakoze, twahise dutangira kujya tuvugana nyine nk'ibisanzwe nk'abantu bari aho. Hashize igihe rero nibwo yambwiye ati igisubizo cyabonetse. Ati rero arongera ashaka kugira ngo duhure, yabonye umwanya. Noneho nawe arabinyisabira, kubera ko naramusabye rwose ko ashobora kuzambwiza ukuri ko ari kumurimo. Icyo gihe naraye nasinziye no kurya biranga, ariko byarashize njya kumureba. Muzi noneho ukuntu byagenze. Tubahaye ikaze mu gice cya 3. Ntuzacikwe, uzibuke gukanda subscribe, usharinge ndetse ukande like, kugira ngo dukomeze iyi nkuru yacu twese tuyikugezaho uko yagenze. Murakoze cyane.